Nongeye kubahereza ikaze kuri YouTube channel ya Mansa Musa TV, kubwira ngo ibintu byacitse ururondogoro, itangazo risohotse aka kamwanya riteye ubwoba, aho mu minsi yashize bari basohoye itangazo rivuga ko bagiye kwicara bagatekereza ku kuba mu bukwe abantu bari muri bino byiciro bazajya basora. Uwatetse agasora, umuvuzi w'iza jambo agasora, umuhuza w'ibiganiro agasora, umugeni agasora, uwakodesheje amasahani cyangwa se intebe agasora mu bukwe, ndetse n'uwaje kugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose akora mu bukwe ari bwishyure, na sale yakodeshejwe uwo munsi ikazajya isora kuko ubukwe bwayibereyemo kandi no ku kwezi ikazajya isora. Kuri uyu mwanya rero hasohotse irindi tangazo by'umwihariko ku bijyanye n'ubukwe, aho iyi myanzuro bari bagiye kwicara ngo baganireho nk'abadepite, by'umwihariko baje basohora itangazo uri kubona hano imbere yawe. Iri tangazo ni itangazo ryihutirwa kugira ngo uryumve ndetse unamenye aho iby'ubukwe bigiye kuva n'aho bigiye kugera. Mu minsi yashize twariraga tuvuga ngo ibiribwa byahenze, ngo inyama uri kujya gukora ubukwe bukagusaba kugura nk'inyama z'ibihumbi 300 400, ariko nyuma y'uko uzajya ugura ibyo byose ugiye kuzajya wishyura umuntu wagize igikorwa kimwe icyo ari cyo cyose yaje kugukorera mu bukwe, ugiye kuzajya umwishyura amafaranga menshi kugira ngo abashe kubonaho ayo ari buze gusora. By'umwihariko murabona bari abantu bajya bakunda kuvugira inka mu bukwe, bari abantu bari mu bantu bahembwa amafaranga menshi mu bukwe, kandi bari no mu bantu bagiye kuzajya basora agatubutse mu bukwe kugira ngo imisoro yateganyijwe n'igihugu cy'u Rwanda ijye ibasha kuboneka cyangwa se ibashe kubahirizwa. Igihugu cy'u Rwanda rero ni kimwe mu bihugu biri mu majyambere, ariko igitekerezo cy'uko bagiye kuzajya basoresha ubukwe harimo ingaruka nyinshi, z'uko abantu benshi bagiye kureka kujya bakora ubukwe, ahubwo bakagira ibindi bintu byinshi bajya kwikorera aho kugira ngo bajye gutakaza umwanya ku bukwe, ahubwo bashobora kuzafata indi myanzuro kuzajya bajya gushaka ibindi bintu bikorera kugira ngo byibuze barebe ko amafaranga bari bagiye gushora mu bukwe ashobora kutazahita ahatakarira ari menshi. Kuko nabikubwiye, umuvuzi w'ijambo azajya asora kandi asore 10% by'amafaranga yahawe. Ubwo niba wamuhaye 20,000 azajya asoraho ibihumbi hafi 2, ariko uzajya ugeza kuri ayo mafaranga ni uwahembwe guhera ku 50 kuzamura, ariko uwahembwe mu bihumbi 20 azajya atanga 5% kugira ngo amafaranga abashe kubaboneka. Ariko nkubwira ngo umugeni azajya asora mu bukwe, kandi umunsi bazajya habaye ubukwe hazajya haza umusoresha, uwavuze ijambo nawe azajya asora, uwakodesheje amasahani asore, uwakodesheje intebe asore, uwatetse asore, ndetse nk'uko nabikubwiye n'abavugira inka bazajya basora. Niko kuri uyu munsi ibintu bihagaze no mu gihugu cy'u Rwanda, ubukwe bw'iki gihe bugiye kuzajya buba buhagaze. Bikaba rero hari amahirwe y'uko ibi bintu by'ubukwe bishobora kuza gutuma abantu benshi bari buze gutinya gukora ubukwe, kubera ko by'umwihariko nk'iki gihe hari ijambo bavuga ngo nta gikwijana, ku buryo kugeza kuri ubu ngubu umuntu uri kuvuga ngo iri jambo nta bukwe ari gufungwa, kubera ko ari gushaka kwangiza imwe mu mipangu ya leta turimo iki gihe. Impamvu rero y'ibi byose ni uko igihugu cy'u Rwanda cyahagarikiwe inkunga y'amahanga, akaba ariyo mpamvu bagiye kuzajya bahagarika by'umwihariko bahagarika bimwe mu bintu byabaga mu gihugu cy'u Rwanda, bitewe n'uko imisoro igiye kuba myinshi. Rero abantu benshi bakazajya bahitamo kubihagarikaho kugira ngo babikore, usange bagiye kwiteranya n'abantu, by'umwihariko bagiye no kwiteranya ku gihugu cyababyaye. Ibi ngibi rero abantu benshi bakoraga ubukwe, by'umwihariko natwe twese turi urubyiruko dutegereje kuzakora ubukwe ejo cyangwa se ejo bundi, ariko kugeza uyu mwanya nta muntu wari warigeze wishyuzwa mu bukwe. Ariko iki gihe bararebye basanga ubukwe nabwo bugomba kuzajya busora nk'uko insengero nazo zigiye kujya zisora, kandi ikindi urusengero rukemererwa gukora mu gihe rwerekanye ko rufite abakirisitu bagera ku 1000, mu gihe
nk'abakirisitu igihumbi, ngo ngubwo nta kintu uzaba uvugana na leta. Ubwo ngubwo bivuze ko gushyingira abageni, pasiteri niba hari amafaranga yishyuwe azajya asora. Urumva ko rero ibintu bya hano mu gihugu cy'u Rwanda byacitse, byabaye ibindi bindi, dore ko ubukwe bwari busanzwe ari ikimenyetso cy'umuco w'igihugu cy'u Rwanda, ariko kuri uyu mwanya kikaba cyabaye ikindi kintu kindi, ku buryo abanyarwanda bagiye kujya basora amafaranga kandi menshi cyane, bikaba bigiye guterwa n'uko rero ibi ngibi bishobora kuzatuma igihugu cy'u Rwanda, abantu benshi bakoraga ubukwe batazongera gutekereza ubukwe kubera gusoreshwa. Reka ngushimire ko abanyamuryango nkubwira ngo wabanye na Isa, gusa gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tubane mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Rero kuri Mansa TV njya kugezaho ikiganiro nuko nakubwiye ndi Isa. Ndabashimiye ndetse nanashimira wese wakoze subscribe kuri YouTube channel, ndetse nkubwira ngo wowe twabanye kuva hasi kugera hejuru, ubu umugabo cyane. Ciao ciao, ndetse usigarane amahoro y'Imana. Gusa nkubwira ngo ibyano mu gihugu cy'u Rwanda byaba bindi. Gusorera ubukwe umuco ukaba uracitse.